ese wowe ujya ubona iyo uri gukora nk'akantu runaka bagahita bakubwira ngo wenda umaze kugeza ngo kuri 90% kandi nta n'ikintu urakora, buryo bihita bikubabaza? Ndavuga nyine ku bijyanye n'amabandozi muba mwaguze data zawe kuri Airtel cyane cyane iyo dukunda gukoresha, ugahita uhura n'icyo kibazo. Aka kanya nakuzaniye igisubizo nubwo atari icyanjye, ariko nyine ngiye kuguha inkuru nziza ko hano kano kanya ubu hari uburyo nyine bwo kubonamo data z'ubusa zimara ukwezi kose, ndetse ku buryo ku giceri cy'ijana nabwo utashoye nyine niko nabyita, ushobora kunguka ndetse GB zigera muri 7. Aka kanya niba witeguye ko ngufasha, niba ushaka gukemuka icyo kibazo, dore reba iyi foto. Ubaka kandi bwo basoje kumbwira ngo dear customer, thank you for activating data bundle 7 GB. Iyi ni inkuru nziza nyine urabona imara iminsi 30 nk'uko uri kubibona. Sasa niba ushaka kumenya ngo bikorwa ngute, kora subscribe kuri Vuga Time ubundi nkwereke uko bikorwa. Niba uri kubibona sasa nurangare, iyi ni message basoje kuma, nuza ukareba neza n'ubundi nk'uko uri kubibona kuri dashboard yanjye hariho gigabyte 14 ubisi nizo maze gukora nyine muri uku kwezi. Sasa wowe start nigishe kamera, yego nk'uko uri kubibona rero, ndakeka kuri kubibona ni ya dashboard. Rero icyo ukora uraza kuri Google Play Store yawe ukadownloadinga Airtel My App, niko yitwa. Uraza kuyibona nyine ni app ya Airtel ukayidownloadinga. Sasa iyo usoje kuyidownloadinga uraza ugahita uyifungura, uraza ukayifungura, ubwo nyine ukitonda bitewe na data ufite n'ubundi kuri sim card yawe. Sasa iyo umaze kuyifungura nuko ibimeze muri ihanganaho gake. Yego twagezemo, muri kubona twageze muri Airtel yanjye. Uhita uza hano handitse send money, uri kuyibona. Sasa iyo umaze kujya kuri send money nta kindi uhita ukurikizaho, uhita uza ugashyiramo hano kuri recipient na name or number, ugashyiramo nyine nimero ugiye kohereza. Ni igiceri kimwe cy'ijana gusa, ntabwo bifata igihe kinini. Warangiza bikirodinga hano kuri rwa, ugahita ushyiraho icyo giceri cy'ijana. Warangiza ugahita ujya hano kuri proceed. Iyo umaze kujya hano kuri proceed, sasa bagusaba gushyiramo pin nyine nk'umuntu ugiye kohereza amafaranga. Warangiza ukajya aho, then uko bihita bigenda, iyo usoje kuyohereza urabona kari akantu ngo wheel of fortune. Uhita uza hano kuri spin, ugaspininga, ubwo nyine bikikaraga nyine urabona ni amahirwe nyine, ni wheel of fortune. Sasa urabona nkaha mise bambwira ko ngize iminota 30, kandi nyine mu by'ukuri ntabwo nshaka iminota 30. Igihita gikurikiraho wirinda gukanda kuri claim now cyangwa se ngo ukande kuri share, ahubwo nyine nka kuno uhita ukuramo Airtel yawe, uhita uyikuramo n'ubundi ukongera ugatangiza ya process nyine nk'ibisanzwe. Nyine mpaka ugaspininga kuriya, iyo niyo process nta yindi. Ugaspininga paka nyine ubonye baguhaye like iminota se batanga amamega 500, bagatanga mega 50, bagatanga iminota 13, bagatanga iminota 30 nk'uko uri kubibona hano. Nyine batanga ibintu bitandukanye, ariko twe icyo dushaka ni ukubona gigabyte 7. nta kindi hano ni ukuguma spininga, ariko nk'uko bibonye iyo udakanze kuri claim now nyine ubwo ubugiye kongera gutangiza. Sasa umuntu muri gukorana cyangwa se bitewe n'umuntu, uwo muntu bawohereza amafaranga nyine hari igihe nawe spininga bikanga, nawe arongera akayakugarurira. Iyo yongeye kuyakugarura urongera ukayamwoherereza nyine nka ya process isanzwe, ukayamwoherereza yego, ukongera ugasinziza nyine. Byamara sasa kujya kuri GB 7 ukeneye, ugahita ukanda kuri claim. Kubera ko nyine na spininze nyine, reba message, urumva message bagumaga kuri Airtel zari zimaze kuba 18. Mu yandi magambo nyine nagiraga bikanga kuko nyine na amahirwe, ariko nyine bigeraho bikemera. Nkuko mubibona rero ya message ya nyuma
niyo naje kubona nyine nka final message ubu bihita birangira. Urabona nyine bahise bama gigabyte 7, wenda reka nze mbereke kuri phone yanjye. Ubu hamaze kugeraho gigabyte zigera muri 14 maze guspininga inshuro ebyiri. Ntago nabyemera nge zitabaye gigabyte 7. ahandi ugomba gukaraga. Ikindi kibazo uragira sasa itunyandikira muri comment cyangwa se umamagare, nimero yanjye birimo ngufashe ibindi bintu bigende neza. Cyangwa se wa muhungu wanyu ni Lo, ubu ngiye kubazana utuntu tw'udushya gusa. Thank you.